mumbabarire ntimurambirwe. Natubwira ati nejo tuzagaruka ntimuzarambirwe. Natubwira ati nejo bundi bizabuka. Murakoze. Uyu ni Uwiringiyimana Agathe, umwe mu bagore bazwi mu mateka y'u Rwanda. Niwe minisitiri w'intebe w'igitsina gore wabayeho mu mateka y'u Rwanda kuva tariki ya 17 Nyakanga 1993 kugeza yishwe muri Mata 1994. Uyu yabereye abanyarwanda intwari ikomeye itazibagirana kubera uruhare yagize mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guharanira uburenganzira bw'abagore, guca akarengane no kudashyigikira ingoma y'igitugu yari icyo gihe kugeza ubwo abiziza akicwa. Ibi rero nibyo bituma abanyarwanda tumuzirikana ndetse n'igihugu kikabimwubahira kikamushyira mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'imena. Mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, turagaruka ku mateka yaranze Agathe Uwiringiyimana wabaye intwari y'u Rwanda kugeza yishwe, ibyo yaharaniye ndetse akanabigeraho ubwo yari umuyobozi, ndetse no ku rupfu rwe rwagenze. Urabyumvira hano wageze ni kuri Next Hope TV. Kora subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Ngiye wumva nitwa Jo 12 nguhaye ikaze. Agathe Uwiringiyimana avuga ku babyeyi ari bo Juvenal Ntibashira kandi na Saverina Nyiranibango. Bamwise Uwiringiyimana Agathe. Yabonye izuba ku ya 23 Gicurasi 1953. Yavukiye ariko segiteri Gikore muri komine Nyaruhengeri mu cyahoze ari prefecture ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yavukiye mu muryango w'abahinzi, akaba umwana wa gatandatu mu muryango w'abana 8. Hashize igihe gitavutse umuryango wagiye ukorera mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Nyuma Uwiringiyimana afite imyaka 4 gusa nibwo umuryango wagarutse i Butare. Amaze gutsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza, Uwiringiyimana Agathe yagiye kwiga i Kigali muri Lise, rimwe mu mashuri meza yari ariho icyo gihe. Umuryango we ntabwo wari wifashije cyane kuko kubona amafaranga y'ishuri angana n'6,000 bishyuraga ku gihembwe byarabagoraga cyane, ngo byasabaga ko ababyeyi bagurisha amwe mu matungo babaga bafite kugira ngo Agathe ajye ku ishuri. Nyuma yo kubona ibibazo byose, ubushobozi bwo kumurihirira bakabona ari buke cyane, inshingano zo kumwishyurira ishuri ababyeyi bazihaye umusaza we mukuru witwa Gaspari, nawe bimusaba kujya i Kigali gushaka akazi kugira ngo ajye yishyura mushiki w'ishuri. Uyu kandi ngo nawe waherekeje mushiki we bwa mbere ajya ku ishuri i Kigali. Yari yemeje kumushyigikira kugira ngo azabashe kurangiza amashuri abe inkingi y'iterambere ry'umuryango. Ntibyatinze rero mu 1976 yahaye impamyabumenyi mu mibare n'ubutabire, ahita aba umwarimu w'imibare muri École Sociale de Butare. Mu 1976 yashakanye n'umukunzi w'igihe kirekire bari bariganye witwa Barahira, batura i Butare. Uwiringiyimana Agathe yize kandi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yabonye impamyabumenyi mu by'ubutabire, hanyuma akajya kuba mwarimu nanone ku Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu 1983 afite imyaka 30 y'amavuko, Uwiringiyimana yabaye umwarimu w'imibare n'ubutabire muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu 1986 yashinze koperative yo kuzigama no kuguriza mu bayobozi n'abarimu bagenzi be bo mu ishuri rya Butare. Ibi bikaba byaramuteye gushimwa n'abayobozi bakuru b'igihugu. Maze mu 1989 yoherezwa kujya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi. Uwiringiyimana Agathe aba minisitiri w'intebe. Mu 1992 yinjiye mu ishyaka riharanira demokarasi MDR ritavuga rumwe na leta. Nyuma y'amezi 4 yahise agirwa minisitiri w'uburezi na Dr Nsengiyaremye Decimas wari minisitiri w'intebe, nyuma y'imishyikirano hagati ya Perezida Habyarimana Juvenal n'amashyaka 5 ataravugaga rumwe na leta. Ariko ku buyobozi bwa minisitiri w'uburezi yakuyeho politike iringaniza ishingiye ku moko mu mashuri. Ibi bikaba byaratumye yangwa na benshi mu bayobozi
bari bafite ingengabitekerezo y'amacakubiri. Icyo gihe kandi nibwo hatangiye kumvikana abayobozi b'ibigo by'amashuri, abagenzuzi b'amafasi n'amakomine badakomoka muri MRND nabo bamufashije gushyira mu bikorwa gahunda yo kurwanya ivangura mu mashuri. Uwiringiyimana yatumye abaturage batangira gutekereza ku burenganzira bwabo, by'umwihariko abagore, aho abagore 3,000 bakoraniye mu mujyi wa Kigali bakora imyigaragambyo yamagana ikandamizwa bakorerwa. Ku itariki ya 17 Nyakanga 1993, nyuma y'inama hagati ya Perezida Habyarimana n'amashyaka atavuga rumwe na leta, Uwiringiyimana Agathe yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore asimbuye Dr Nsengiyaremye wari waramugize minisitiri w'uburezi. Kugirwa minisitiri w'intebe kwa Dr Nsengiyaremye na Perezida Habyarimana ntibyigize byishimirwa n'andi mashyaka, bitewe n'uko Uwiringiyimana atari afite imbaraga nk'abandi bakandida. Rero byahaga icyizere perezida ko azashobora guca icyuho mu mashyaka atavuga rumwe nawe. Ku munsi wo kugirwa minisitiri w'intebe kwa Uwiringiyimana Agathe, Dr Nsengiyaremye yahise amuvana mu ishyaka rya MDR. Hakomeje kubaho imishyikirano igamije amahoro hagati ya Habyarimana n'amashyaka atavuga rumwe nawe ndetse na FPR. Amasezerano hagati ya Habyarimana n'amashyaka 5 atavuga rumwe na leta ndetse na FPR yaje gusinywa tariki ya 4 Kanama 1993 mu masezerano ya Arusha. Habyarimana yagombaga kuba perezida w'agateganyo, minisitiri w'intebe akava muri MDR. Hagati aho Uwiringiyimana ntiyari yishimiye na perezida ndetse na bamwe mu ishyaka rye. Ibi bikaba byaragaragariraga mu nama n'abanyamakuru, aho bakundaga kumwibasira. Ishyirwa mu bikorwa rya guverinoma y'agateganyo byagombaga gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 25 Mata 1994, aho Uwiringiyimana Agathe yagombaga kuva kuri uwo mwanya kuko atari akiri muri MDR. Ibiganiro hagati ya Habyarimana n'Uwiringiyimana Agathe na FPR ndigeze bigera ku ndunduro, ko Perezida Habyarimana yishwe arasiwe mu ndege hafi saa 2:30 z'ijoro ku itariki ya 6 Mata 1994. Nyuma y'amasaha make Habyarimana yishwe, Uwiringiyimana yagiranye ikiganiro na radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa, yerekana ibiri kubera mu gihugu agira ati: hari amasasu hirya no hino, abantu baryamye hasi mu mazu yabo, turi guhura n'ingaruka z'urupfu rwa perezida. Ndizera ko twebwe abasivili nta ruhare dufite mu icwa rya perezida. Mbere ya saa 9 z'ijoro ingabo z'umuryango w'abibumbye zoheje abasirikare b'Ababiligi mu rugo rwa Agathe Uwiringiyimana, zigomba kumuherekeza kugera kuri radiyo Rwanda, aho yagombaga gutambutsa ijambo rihumuriza abaturage. Urugo rwa Agathe Uwiringiyimana rwarunzwe n'abanyegana 5, hakiyongeraho abandi 10 b'Ababiligi. Imbere mu rugo rwe harimo abasirikare barinda perezida, ariko hagati ya saa 12:45 na saa 1:15 z'ijoro abasirikare bari bashinzwe kurinda perezida bagose abasirikare ba minuwari, maze babategeka gushyira intwaro zabo hasi. Uwiringiyimana Agathe amaze kubona ko nta burinzi agifite, yahungiye ahakoreraga abakoranabushake b'umuryango w'abibumbye. Abatangabuhamya bavuga ko abasirikare bashinzwe kurinda perezida binjiye aho bari gushaka Uwiringiyimana Agathe, bitewe n'uko yatinyaga ko bakica abana be. Yahise yerekana we n'umugabo we, maze bahita babarasa ako kanya. Abana be bahise bahungishwa mu Busuwisi. Mu gitabo cya Dariye yise Shake Hand with the Devil, avuga ko abana ba Uwiringiyimana Agathe bahungishijwe n'umusirikare w'umunyesenegali witwa Kapiteni Mbaye. Major Yahaga Brenard yashinjwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda na Arusha, kariwe wishe Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'umuryango w'abibumbye. Karama Agathe wari ufite ipeta rya kaporali mu ngabo za FARC, akaba yarakoraga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ashinzwe gushyingura abasirikare bitabye Imana.
yasobanuye gahunda yo kwica Uwiringiyimana yaterwaga n'uko atumvikanaga na perezida ndetse n'abasirikare bakuru kuko yari ashyigikiye ishyirwaho rya leta ihuriweho nubwo abandi batari babishyigikiye. Yagize ati gahunda yo kumwica yatewe n'uko atavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Byarimana. Ntabwo abasirikare bakuru bari bamwishimiye, babonaga abangamiye umugambi wo kwica abatutsi. Uwiringiyimana Agathe yabaye umwe mu bagore bake b'abanyapolitike babashije kurwanya igitugu, ubabarirwa mu ntwari z'igihugu cy'u Rwanda. Uwiringiyimana Agathe kugeza ubu niwe mugore wenyine wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva tariki ya 17 Nyakanga 1993 kugeza yishwe muri Mata 1994. Niwe warwanyije byeruye umugambi wa leta yariho muri ibyo bihe. Yateguraga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amateka yamuranze ahamya ko ari umugore wakoraga ibikorwa byiza kandi akaba yaratanze umusanzu ku gihugu cye mu ngeri zitandukanye. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Agathe Uwiringiyimana, umugore umwe rukumbi wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda agakora akazi neza kugeza ubwo abizize. Reka ngushimire cyane wowe wabanye natwe kuri The Next Hope TV. Twibuke twiyubaka.